Yesu ashimwe bene data, amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka Imana bikomeze bibomeho. Ni Aime ugarutse kuri izi kamera z'Abefeso TV, mbifurije amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka Imana bibomeho. Ndabasuhuje rero nsabira n'imigisha mu mudahwema kudukurikirana namwe mu nadushyigikira muri mu Rwanda, hanze yarwo, ubwo ni muri Afrika cyangwa i Burayi cyangwa muri Aziya. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, kandi Imana umugisha mu mudahwema kudukurikirana mukanadushyigikira ku bitekerezo byanyu, ku mashare mukora, ku makomantere, ku masub mukora. Yesu abaho umugisha. Muri mbyino navuze ijambo rikomeye, aravuga ngo abajyana Yesu gutabara abandi nabo bazagabanwa ku mugisha, bazaronka ku mugisha w'Uwiteka. Rero namwe ndabashimiye mwe mudahwema kudukurikirana, hanyuma n'ibiganiro byacu mukabisharinga ku bandi kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Ni byiza kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, kubera ko nicyo Kristo yadusigarije. Kubera ko avuze ijambo rikomeye, aravuga ngo icyatumye mbasigaza ikreti no kujya mutunganye ibidatunganye, kandi abwira abigishwa be arababwira ngo nimugira kwizera muzakora n'ibyo nakoze. Ibyo Yesu yakoraga ni ubutumwa bwiza. Natwe nta kindi twasigarijwe no kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, tubwire abantu b'Imana bahindukire. Rero namwe Yesu abaho umugisha, mwe munshyigikira mukamfasha gusharingira ijambo ry'Imana, mukarisharinga kubera b'Imana kugira ngo bumve ubutumwa bwiza. Amahoro n'imigisha rero bane namwe. Ni Aime n'ubundi ugarutse kuri kamera z'Abefeso TV, n'ubundi nko bisanzwe murabizi iyi channel y'Abefeso TV icaho ijambo ry'Imana n'ubuhamya n'ibihimbano by'umwuka. Yesu abayezagire kandi abagire neza. Munyemere rero n'ubundi adusenga Imana, ariko nkomeje kwihanganisha abatameze neza, waba urwaye ariko nakubwira ngo humura, kubera ko ubwo urwaye nagaruka kugwica, ahubwo no kugira ngo izina ry'Uwiteka rihererwe icyubaro muri wowe. Ikimenyetso cyuko ari kugira ngo izina ry'Uwiteka rihererwe icyubaro muri wowe, wibuke ko nubwo urwaye ni wapfuye, hari abarwaye bapfuye, hari abarwaye bari mu bitaro bari kongererwamo umwuka, ariko nubwo uriko bara mu ngingo, ariko uracyahumeka w'abazima. Humura rero, Imana iri mu ruhande rwawe kandi Imana yiteguye kugirira neza. Munyemere tutangiye dusenga, ubundi tuganire ku ijambo ry'Imana tuza gusengeramo. Yesu abahezagire kandi abahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ushoboye byose Jehova, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Izina ryawe ryongere ryamamare. Uri Elohimu, uri Shama, uri Adonai, uri Jehova, uri Isambi itarumba, uri agakinga k'amakuba, uri Ntare w'umuryango wa Dawidi. Niwo ukinga ntihagire ukingura, niwo ukingura ntihagire ukinga, niwo urambura ukuboko wajya gukora ntihagire uguhina, niwo uvuga wavuga ntihagire ukubaza ngo uvuze iki, niwo ujya gukora ntuteranye inteko ngo ugishe inama ko wajya gutabara abera bawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana idukunda kandi Imana itugambiriraho neza. Mushime kuri Imana ikomeje kudushyigikira, uri Imana ikomeje kuturindira abera n'abacu, ukomeje kuturindira ibyacu n'abacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mushime kuri Imana ikomeje kurinda abanyarwanda muri rusange, ukaturindira abayobozi bacu, ukaturindira igihugu cyacu, ukarinda abaturage bakigize. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Bakomeza uganze kandi utegeke mutabazi mwiza. Twari dutangiye dusenga dushimira kuri Imana yabanye natwe kandi ukadushyigikira. Waturinze intambara, uturinda amakuba, uturinda ibiza. Imuhazi intambara ni nyinshi, ariko ukomeza kuturinda muri byose. Icyubahiro n'ikibi cyawe mutabazi mwiza, kari wowe ukomeje kutubambira amahema muri byose. Izina ryawe ryongere ryamamare. Ngaho Mwami duciye bugufi, nubwo Mwami wadukoreye byose ntabwo twakiranutse, mu mivugire, mu mikorere, mu mitekerereze twarakiraniwe, ariko ongera utwese dutunganye, imbabazi zawe zongere zigaragare kuri twebwe. Ijambo rirambwira ngo ujya kuvuga iby'ubwiru bwabanza ave mu bidatunganye. Natwe turisuzumye n'abera badukurikiye kuri kamera z'Abefeso TV, dusanga mu bicumuro twagize twagaragayeho Mwami gukiranirwa mu mivugire, mu mikorere, mu mitekerereze ndetse no mu mirimo y'amaboko yacu, ariko nyemerera amaraso yawe tweze. Umuririmbyi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo Uwiteka umucamanza ngiye mbonye amaraso nagaciro urubanza rubi, ahubwo anyitukiranutse. Natwe twese dutunganye, kubera ko turisuzumye dusanga twagiye Mwami mu bitagwesheje icyubahiro, twavuze ibitagwesheje icyubahiro, ariko nyemerera amaraso yawe yongera tweze, kandi no twitegereza kuri izi kamera z'Abefeso TV. Mwami twese dutunganye, ijambo ryawe ryo risengeye, ahubwo twe tugiye kurivuga, utwese dutunganye, maze tube igikoresho kizima gishimwa nawe, kandi nsenge n'abagiye kuryumva rigira ribakora nawe ribajyana. Izina ryawe ryongere ryamamare. Ngaho ganza kandi utegeke, kubera ko uzi ubuntu n'imbabazi, uzi urukundo rwishi, icyubahiro n'ikuzo n'ibyawe, kubera ko bikwiriye none n'iteka ryose. Mwami ntago nabura no gusengera abatameze neza, akomeze kubagira neza, kandi iri jambo ribakure mu bata bw'umwanzi, rigire ribakora rigiye naho ribageza none n'iteka ryose.
icyubahiro n'ikuzo n'ibibi yakora ko bikwiriye none n'iteka ryose. Amen. Imana mu ijuru bagire neza, kandi Imana mu ijuru ibahe umugisha, amahoro n'imbabazi by'Uwiteka bigaragare mu ruhande rwawe ndetse n'abawe. Ijambo ryarambwiye ngo iyo umuntu amaze kwezwa cyangwa nyuma y'imbabazi aba ari nta rubanza. Ijambo rirambwira ngo nimusenga mujye mwizera ko mubwire Data twese wo mu ijuru kandi yumva kandi amanukiye kugirira ibambe abamwizera n'abamwubaha. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Rero munyemerere tuganire ijambo ry'Imana. Ndibuza ko tuganira ku byanditswe nka Bibiri ubundi tugasenga Imana. Ndashaka ko tuganira ku ijambo riri muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Turaza gusoreza muri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11. Kadusome muri Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Kadusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ni Yobu ibice 28 umurongo wa 28. Aravuze ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ijambo riravuze ngo Yobu 28 ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ubundi ubwenge. Iyo bavuze ubwenge wumva iki? Ese iyo bavuze ngo kuva mu byaha wumva iki? Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Merutse gusoma ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, kandi ijambo ry'Imana rirabatura ko twabatuwe n'amaraso ya Yesu, kandi amaraso ya Yesu tubona mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana nibwo buzima, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi bwa mbere butavangiye. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Meretse gusoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo nimuba muri njyewe, uwo ni Yesu wivugaga, ngo amagambo yanjye akaba muri mwebwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimuba muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ikintu cyisha abantu muri iyi bisi, abantu bari muri Yesu nibyo, kuko urahura n'umuntu agiye gusenga avuga ngo ngiye gusenga. Urahura n'umuntu wamusuzanya mu insuzanyo y'ijambo ry'Imana ati Yesu ashimwe, akagusubiza. Wamubwira ngo bamaze unakirwa avuga ngo yego, kubera ko nyine yitiriwe izina ry'Imana, ariko amagambo y'Imana nago ari muri we. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndagira ngo dusobanukirwe n'iki tucyumve. Wowe dukurikiranye kuri izi kamera za Befeso TV, ushobora kuba umaze iminsi usenga, ushobora kuba umaze iminsi usaba ntuhabwe, ushobora kuba umaze iminsi usenga ariko ntusubizwe, ushobora kuba umaze iminsi uhanurirwa ariko ibyo uhanuriwe ntubibone. Ese ikibazo ni uwahanuye? Ese ikibazo ni wowe wahanuriwe? Ese ikibazo ni Imana yakoresheje uwahanuye? Ndagira ngo nicyo tukirebeho. Ijambo riravuze ngo ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uwiteka tumwubaha gute rero? Uwiteka tumwubaha iyo twagendeye mu nzira ze. Ndafata urugero, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo iby'isi bibigisha byo mu ijuru. Njya mukurikiye kuri izi kamera za Befeso TV, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana 2. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Umwana wanjye iyo yankosereje ndamucyaha, mucyaha atari uko mwanze, ahubwo mucyaha kugira ngo za nzira arimo zibabaje umutima wanjye kandi nawe zamujyana mu irimbukiro, abashe kuba yahindukira azireke. Niyo mpamvu mucyaha. None ni gute twebwe twaba ducyaha abana twibyariye? Imana twakurikiye yo ikaba itaducyaha. Bivuze iki? Twebwe ijambo ryaravuze ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi. Impamvu dusaba nabi ni iki? Dusaba dushaka Imana iduha ibyo dushaka, ariko twebwe ntidushake gukora ibyo Imana ishaka. Niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mureke twubahisha Uwiteka ibyidushakamo, mureke twubahisha Imana ibyo ushaka kuri twebwe. Imana iratubwira ngo nimureke inzangano, ariko twe twajya gusenga dusaba Imana ngo duhe ibyo dushaka ariko dufite inzangano. Imana ikatubwira ngo nimureke ubusambanyi, twe tukajya gusaba Imana dushaka kutugirira neza ariko tudashaka kureka ubusambanyi buri muri twebwe. Imana itugirire neza, tukajya gusaba Imana ngo itugirire neza
hariko inzangano ari nyinshi mu mitima yacu. Kandi ijambo ryarambwiye ngo tureke inzangano zo mu mitima dusenyere umugozi umwe, kubera ko data nawe ari umwe. Rero kubaho Uwiteka ni iki? Ni ukugendera mu nzira z'Imana idushakaho. Imana yaravuze ngo nitukibe, nitukice, nitugasambane, nitukaroge, nitukagira inzangano, nitukare mu duco cyaturemo udukundi ko kuvuga bagenzi bacu. Ariko nibwo dushobora kujya gusaba Imana uzi neza ko wowe n'Imana mudafitanye ubusabane. Kubaho Uwiteka rero ni iki? Ni ukugendera mu nzira Imana igushakamo, ni ukugendera mu nzira zinejeje Imana. Nidukora ibyo Imana ishaka, Imana izadukorera ibyo dushaka. Mu yandi magambo, ibyo dushaka n'ibyo twifuza bipfunyitse mu by'Imana idushakamo. Mbibutse ko umunyabwenge wa mbere si uwize amashuri. Umunyabwenge wa mbere si uwize za kaminuza na za masters muri ibi bintu bya Kristo. Umunyabwenge wa mbere ni uwubashye Uwiteka, akareka ibyaha, akareka ingeso mbi, akareka ibyo yibwira binyuranye n'iby'Imana yibwira n'iby'Imana ishaka. Kubera ko ijambo riratubwiye muri Yobu 28:28 ngo bazibwira umuntu iti ngo dore kubaho Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ntabwo wanyumvisha ngo warize urajijuka uri gukora ibitemewe. Ntabwo wanyumvisha ngo warije urajijuka utakunda mugenzi wawe. Ntabwo wanyumvisha ngo warize urajijuka uri gukora ibihabanye n'iby'igihugu gishaka, uri gukora n'ibihabanye n'ibyo Imana ishaka. Uri mu bujiji, ubwo si ubwenge ahubwo ni ubujiji. Gujijuka ni iki? Ni ukugendera mu nzira Imana ishaka, ni ukugendera mu mategeko igihugu gishaka. Niba igihugu kivuze ngo mwinywa ibiyobyabwenge, wimbwira ngo uri kunywa ibiyobyabwenge uraza ngo umbwire ngo uri umunyabwenge, hoya. Wimbwira ngo uri mu busambanyi kandi igihugu kidashyigikira ubusambanyi, umbwire ngo uri umunyabwenge, hoya. Wimbwira ngo uri kwiba kandi igihugu kitemera abantu biba, hanyuma umbwire ngo uri umunyabwenge. Ibyo sibyo. Rero nanje kukubwira niciye kuri kamera za Efeso TV uyu munsi, wowe unkurikiranye, nanje kukubwira ngo va mu byaha uhindukire, wemerere Kristo agendere muri wowe, akorere muri wowe, maze urajijuka. Kandi mwibutse ko umuntu wajijutse akava mu byaha, uwo nguwo iyo asabye arahabwa, iyo akomanze arakingurirwa. Hetando before the stars by God. Uwo nguwo yasenze isengesho rye riba nk'umubavu w'umuri imbere y'Imana, rigakomanga ku mutima w'Imana. Iryo ngiryo na nubwo rigira inkomyi, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Ngo isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ngeze kubabwira ijambo rivuga ngo Yesu yaravuze ngo nimuba muri njyewe, amagambo yanjye akaba muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ikintu kitwishe nuko turi muri Yesu, tugasenga, tukagendera muri Kristo, tukavuga ko turi aba Yesu, ariko amagambo ya Yesu nabe muri twebwe. Ikimenyetso cy'uko amagambo y'Imana ari muri wowe ni iki? Ikizabikubwira cya mbere ni iki? Ni igihe uzaba ugendana na bagenzi bawe, ni igihe uzaba wicaranye na bene Yesu, ugatinda ubabwira ibya Yesu, menya ko amagambo y'Imana yabaye muri wowe. Ariko biragatsindwa biteye n'agahinda kuba wamara isaha yose, amasaha 2, amasaha 3 uri kuganira n'inshuti zawe n'abavandimwe bawe, ariko muri kuganira ibintu bidahesheje Imana icyubahiro, bidahesheje n'igihugu agaciro. Icyo gihe menya ko amagambo y'Imana atari muri wowe. Ijambo ry'Imana ryarambwiye muri Tito 16:1 haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bakayihakanisha ibyo bakora. Nyemerera amagambo y'Imana abe muri wowe mu byo uvuga. Nyemerera amagambo y'Imana abe muri wowe mu myambarire yawe. Nyemerera amagambo y'Imana abe muri wowe mu migendere yawe. Abakubona bakubonemo Kristo, abakubonamo bakubonemo imbaraga. Etandozi before and my God. Abakubonamo bakubonemo umucyo wa Yesu. Izina ry'Uwiteka ryongere rihabwa icyubahiro. Rero nyemerera wowe nkurikiranye uyu munsi, unyemerera uhindukire, wongere ubahisha Uwiteka ibyo utunze, wongere ubahisha Uwiteka imivugire yawe, wongere ubahisha Uwiteka imigendere yawe. Abakubonamo bakubonemo Kristo, abumva mu mivugire yawe bavuga turi muntu avuga amagambo y'ukuri. Ijambo ryarambwiye ngo igihe ngabigishwa ba Yesu barimo baragenda nyuma yaho Yesu aviriye mu isi, ngo baragiye bari guca handi Yesu yagendaga abwiriza, ngo bavuga ubutumwa, ngo abantu bakumva ko bati abantu ko bavuga amagambo nk'aya Kristo, ko bavuga ubutumwa nk'ubwa Kristo umwe wadutambutse imbere. Bivuze iki? Bakimara kubabona, bababonyemo Kristo, babonyemo indangagaciro z'abakristo. Nshuti zanjye, we mwene data, wowe umurikiranye, nyemerera ugire indangagaciro za Kristo. Nyemerera uve mu byo wibwiraga bidahesheje Imana icyubahiro, ujijuke. Kujijuka ni ugukora iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka ni iki? Niyavuze ngo ntukibe, niyavuze ngo wisambana, niyavuze ngo wikangana, niyavuze ngo reka inzangano zo mu mitima.
rero ureka kugendera mu nzira zidahesheje Imana icyubahiro nurahiza ngo umbwire ngo urajijutse. Imana itugirire ibambe n'imbabazi. Hindukira uve mu byo wari urimo ugendere mu nzira Imana igushakamo, maze urebe ngo Imana irakora ibyo wowe wifuzaga. Merutse gusenga Imana irambwira ngo mbwire abantu bayo ngo ibyo dushaka bipfunyitse mu byo Imana dushakaho. Irongera irambwira ngo ibyo dufite twebwe tubona bisa nkaho bituremereye ngo tubifitiye n'igisubizo. Nanjye koko nje gusobanuza neza natekereje mbona nibyo. Niba kuko ijambo ryarambwiye kandi tunarisoma muri Yeremiya 29, munanyemerere tubisome kugira tugendane naryo dukomereza nundi ijambo ry'Imana rirungikanya. Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11 katwumva uko avuga. Ijambo ry'Imana rirambwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaza hanyuma, kuko ndabakunda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ijambo rirambwiye ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira si ibibi ni byiza. Niba Imana yibwira kutugirira ibyiza ariko twebwe tukaba turi kubona ibibi tugeraho, ese ikibazo ni Imana? Ikibazo ni twebwe. Niyo mpamvu yambwiye ngo mbwire abantu bayo ngo ibyo twifuza cyangwa ibyo tubona dufite nk'ibibazo twe tunabifitiye ibisubizo. Niba ijambo ritubwiye ngo erega ibyo nibwira nzabagirira si ibibi ni byiza, ariko twebwe ibi bakaba aribyo biri kutugeraho, ese ni ikibazo cy'Imana? Ese ni Imana yaduteje ibyo bibi? Ibaze nanjye nibaze. Kandi tugomba gutekereza neza tukamenya ngo ibi biri kutugeraho ni Imana yabidushizemo, ni Imana yabidukururiyeho. Hanyuma witekerezo nanjye nitekerezeho, kubera ko ijambo rirambwiye ngo ibyo nibwira nzabagirira si ibibi ni byiza. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ndashaka dusengere muri ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rya mbere muri yo buratubwiye ngo ibyo nibwira ngo kuba Uwiteka aribwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Irindi riratubwira ngo ibyo nibwira nzabagirira si ibibi ni byiza. Hanyuma wisuzume, witekerezeho, nange nitekerezeho, ubundi dusenga Imana. Ndashaka duhindukire tubwire Imana ngo yongere itugirire neza, tubwire Imana ngo yongere idukure mu bata bw'ibyaha, tubwire Imana ngo yongere itwambike imbaraga, hanyuma tugendere mu bushake bwayo, tugendere mu mbabazi z'Imana, maze murebe ngo Imana iratugirira neza. Ijambo riratubwiye ngo Imana tugambirira kutugirira neza. None niba Imana igambirira kudutuza heza, ikagambirira kutwambika neza, ikagambirira kutugaburira neza, ikagambirira kutuzamurika tukura ku rwego rumwe tukajya ku rundi, none twebwe tukaba dusaba ntiduhabwe, tukaba dukobanga ntidukingurirwe, kandi muri Matayo haravuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona. Ese ikibazo ni Imana yabeshye? Ikibazo ni ibyahumetswe nayo? Cyangwa ikibazo ni twebwe abantu Imana yaremye? Isuzume nange nisuzume, ariko nagira ngo ubwire ngo Imana ntabwo ijya ibeshya, kandi Imana ntabwo ijya ihemuka, Imana ntabwo ijya igambirira ikibi ku muntu. Rero nagira ngo nkubwire ngo we wari unkurikiranye, ndagira ngo dusenge Imana, twongere tubwire Imana ngo sobanukiwe neza ko ijambo rimbwiye ngo kubaho Uwiteka ari wo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubwire Imana ngo hari ibyo nagenderagamo, mwibwira ko nagenderaga mu bwenge ariko nagenderaga mu bujiji. Wongere ubwire Imana ngo ongera umfate kandi wongere unkomeze. Muri byavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Yesu aramfata kandi akankomeza, kubera ko ankunda bihebuje ntago yandekura. Nawe uyu munsi wongere ubwire Imana wongera umfate unkomeze. Wa 36 aravuga ngo ngayimana ndondora umenye ibyo nkora byose, ngo nibimba mu binyanduza bikangira imbohe ubinkuremo, ngo umendure icyuma cyawe uhora ukoresha. Undi muri byanjye yavuga ngo umurike handi hatabona hahandi umwijima uri. Ndagira ngo dusenge Imana wonkurikiranye, wongere urebe mu mutima wawe, wowe ubwawe wisuzume, kubera ko Bibiliya yaravuze ngo wicaye ukisuzuma ukininira ntabwo wagirwaho n'urubanza. Mbere yuko rero umuntu agusuzuma, mbere yuko Imana yakoresha umuntu akakurondora ngo ihane ibyaha, wowe ubwawe wakisuzuma. Ndagira ngo dusenge Imana, ubwire Imana ngo menye neza yuko ibyo nagenderagamo aribyo byatumaga nsaba nimabwe. Menye neza ko ubusambanyi nagenderagamo aribwo bwatumaga umisha mu maso hawe. Menye neza ko ubugomera nifite n'izi nzangano aribyo byatumaga umisha mu maso hawe. Ijambo rirambwira ngo nundeke nunge kure, mwami nagufite nta buzima. Isoko y'ubuzima ni Kristo, kandi nituba muri Yesu amagambo yakaba muri twebwe. Mbarahiye ukuri inshuti zanjye, tuzasaba duhabwe. Waba ufite ibyo wasabye ni wahabwa,
waba ufite ubwo burwayi bwakunaniye, nagira ngo ubwire ngo uyu munsi wa none nyemerera wizere Kristo, nyemerera wemere Kristo abe muri wowe, amagambo ye abe muri wowe. Iyo amagambo y'Imana ari muri wowe atsikamira bya bindi byose. Iyo amagambo y'Imana ari muri wowe abasha gufatamira ibitekerezwa mu mitima y'abanzi, kubera ko Imana yaravuze ngo bene abo ngabo amagambo yanjye ari muri bo, ngo bazasaba bazahabwa, bazakomanga bazakingurirwa. Imana irangije itanga isezerano avuga ngo kandi abo ngo nta ntwaro bacuriye kubarwanya izagira icyo batwara, ngabo ngabo nzabagenda imbere ahataringaniye maringanize, ngo inzugi z'imiringa nzazicamo kabiri, ngo ndetse n'ibihindizo by'ibyuma nabyo nzabimenagura, ngo kandi abo ngabo bazakoranya, ngo abanzi babo bazakoranya, ngo baterane bacure imigambi mibi, ngo ariko ngo izo nama nzazitatanyiriza mu nzira zirindwi. Irongera avuga ngo abari muri Yesu amagambo Yesu akaba muri bo, ngabo ngabo bazamera nk'inkingi y'urusengero, kandi Imana izabubaka amagambo akomeye, ngo icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Nagira ngo ubwire rero ayo ni amasezerano y'abantu bari muri Yesu, kandi amagambo ya Yesu akaba muri bo. Nagira ngo ubwire ngo uyu munsi nyemerera uhindukire, hanze ni habi inshuti yanjye mwene data, nyemerera uve mu byo wibwiraga, uve ureke biriya byose byagutandukanyaga n'ubwiza bw'Imana, maze ngo urebe Imana ngiramanukira gukora icyo utarebesha amaso yawe n'icyo amatwi yawe atarumva. Urebe Imana ngiramanukira kugukorera ubukwe nk'uko ubyifuza. Urebe Imana ngiramanukira kukubakira urugo rugakomera rukabamo amahoro nk'uko ubyifuza. Urebe Imana ngiraguha business ifatika kandi ikomeye nk'uko ubyifuza. Urebe Imana ngiraguha konka ku mashereka y'amanyamahanga, kubera ko iryo ni isezerano twahawe n'Imana, ariko ibyo byose tuzabihabwa ari uko twubashye Imana. Nagira ngo ubwire ngo rero emera uhindukire, wongere uve mu rungabangabo wikererezwa n'abanyegiputa. Nagira ngo ubwire ngo cyamika kubera ko Imana imanukiye kurasira umucyo mu ruhande rwawe. Nagira ngo ubwire ngo nta muntu wubashye Imana ngo Imana imutererane, nta muntu wagendeye mu nzira z'Imana ngo Imana imusuzuguze, kuko ijambo ryarambwiye ngo ikimenyimenyi Imana ibabazwa n'umubabaro w'abantu bayo bari kubabara. Ariko nkubwiza ukuri, Imana ntabwo ijya yita ku isengesho ry'umunyabyaha, kubera ko bavuze ijambo rikomeye abanga isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Nagira ngo ubwire ngo ayo masengesho yawe umaze iminsi usenga, icara neza wininire, urebe koko iryo sengesho ryawe ririmo umucyo, urebe ko iryo sengesho ryawe warisenganye umucyo. Nusanga utarisenganye umucyo, unyemerere dusubirane aya magambo ngiye kuvuga, kugira ngo nawe wongere ukizwe bundi bushya. Waba warasubiye inyuma turasengana, waba nawe utarakira Yesu n'Umwami n'Umukiza, nawe urasubiramo amagambo kandi ndi buvuge, hanyuma dusengane, maze ngo urebe Imana igiye gukora ibishya mu ruhande rwawe. Imana igambirira kukugirira neza, kubera ko niko yatubwiye muri Yeremiya 29:21 ngo rega ibyo nibwira nzabagirira si ibibi n'ibyiza. None ni gute ubwo bukenewe bukugarije kandi Imana yifuza kuzaguha ubukire? Ni ukubera iki ubwo burwayi bwakugizeho bwakwizingiyeho? Ni ukubera iki? Imana nago yabigizemo uruhare kugira ibyo bikugereho, ahubwo ni amasengesho yawe adahesheje Imana icyubahiro usenga n'ibyaha, ahubwo ni ubusabe bwawe budahesheje Imana icyubahiro, kubera ko usaba ufite ibyaha. Ariko neje kubwira ngo uyu munsi wa none yongera uhindukire, wikererezwa n'abanyegiputa, emera uve mu rungabangabo, maze urebe ngo Imana irakunesta my God, urebe ngo Imana irakugirira neza, Imana iraguha imbaraga, Imana iraguha ibyo waburiye ku mugabo washatse, Imana iraguha amahoro waburiye mu bavandimwe, Imana iraguha amahoro waburiye mu muryango. Imana ishaka kugirira neza. Rero nanje kubwira ngo wigirira nabi, kubera ko uyu munsi twatangiye nkubwira ngo Imana yabwiye Tito ngo nta kindi cyatumye umusigaza secret ni ukugira ngo utunganye bidatunganye. Nawe nta kindi cyatumye Imana igusigaza, byonyine hindukira usubiza amaso inyuma urebe abo mwavukiye rumwe barapfuye urasigara, abakurushaga uburanga baragiye, abakurushaga ubutunzi baragiye, abakurushaga amashuri baragiye, abakurushaga ubwiza ndetse no kubaka ibyingo zabo, naku before acid before my God, n'abakurushaga kurera neza n'imico myiza baragiye, ariko urasigara. Niki cyatumye Imana igusigaza? Buriya nta cyatumye Imana igusigaza, yagusigaje kugira ngo n'uyu munsi wumvire ijambo uhindukire uve mu byaha. Umuririmbyi yavuze ijambo rikomera avuga ngo jya wumvira umwuka rw'urukundo, naso nuzagira nubona Yesu. Uyu munsi rero nawe waba wumvisha aya magambo, nanje kubwira ngo jya wumvira umwuka. Nta kindi cyatumye Imana igusigaza, no kugira ngo umve aya magambo, ubundi aya magambo y'Uwiteka abe muri wowe akubature. Nyemerera dusengane ubwira Imana ngo
nyamara kumva ijambo ryawe nsinzwe n'urubanza, nanjye ngira umbature. Ubwira Imana ngo mbonye yuko impamvu nasabye simabwe nuko nasabanye ibyaha, nuko nasabanye ubusambanyi, nuko nasabanye ubujura, nuko nasabanye inzangano. Mwibutse ko nta juru ry'abanyabyaha rihari, nta juru ry'abasambanyi rihari, nta juru ry'ababeshyi rihari, nta juru ry'abishyira hejuru rihari, nta juru ry'abibonera rihari. Dore ikintu cyisha abantu muraganira akakubwira ngo Imana ngo niyabaza umuntu wayiteka, ngo Imana ntabwo izadutwika mu muriro. Nshuti zanjye mwene data, nagira ngo ubwire, nagira ngo urugero, niba umwana wabyaye yakubabaza ukumva agenda karakwishe, ari umwana wabyaye, ni gute wumva ko Imana yakuremye? Tando before my God, Itangiriro 6:3 harambira ngo ntabwo umwuka wanjye azakomeza kurwanya n'abantu banjye. Ijambo rirambira ngo narabamagaye muri ninira, ngo nanjye nzabakina ku mubyimba ibyo mwatinyaga bibagezeho. Ijambo rero rya rirambira ngo Imana itugire neza kandi tubabarire, ngo nzabishyira ku mugaragaro, ngo byose uko bikurikirana ngo nzabishyira mu maso hawe. Rero nshuti zanjye mwene data, nagira ngo ubwire uyu munsi wa none wowe ukurikiranye ubutumwa bwiza, nagira ngo ubwire ngo Yesu aracyahamagara, Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Uyu munsi wakumva ubutumwa bwe, uyu munsi wakumva ijambo, nawe ugahindukira ukabwira Imana ngo ndaje, nemeye kureka ibi byaha, nemeye kureka izi nzangano, nemeye kureka ubu bwibone, nemeye kureka ubutinganyi, nemeye kureka ubusambanyi, nemeye kureka ubu bujura, nemeye kureka izi nzangano, nemeye kureka ubu buryarya, nemeye kureka aya matiku, nemeye kureka gusebanya, nemeye kureka guca imanza. Imana itubefy my God, yongere tunestayi, maze Imana ikugirire neza, yongere iguha imbaraga, kandi nuko Imana ikugambiriraho neza. Nanje kubwira ngo amahoro Yesu aracyatanga, kandi Yesu aracyatanga umugisha, kandi nta byaha Yesu atababarira. Nanje kubwira ngo wikiciraho urubanza, wikiciraho iteka, ibyaha byose wakoze. Yesu ni umunyembabazi, Yesu agirira neza, kandi ni se w'abapfakazi, akaba umugabo w'abapfakazi, akaba se w'imfubyi. Humura humura, wewe wabaratereranywe, ugatereranwa n'umugabo washatse, ugatereranwa n'abana wabyaye, ugatereranwa n'imiryango. Nanje kukubwira ngo Yesu aracyateze ibiganza, aracyagufitiye imigambi myiza, kubera ko Yesu ni umunyembabazi, kandi Yesu atugirira ibambe, ni umunyembabazi. Tumushimiye ibyatubayeho, tumuragije n'ibiri imbere. Nanje kubwira rero, ngaho hindukira, wongere ushake maso w'Uwiteka, maze ngo urenge Imana kugirira neza. Imbabazi z'Umukiza zamuzanye kuducungura igihe twe twaratabitswe n'ibyaha. Yesu adukuramo, aratubatura. Umuririmbyi avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo twarabatuwe n'amaraso ya Yesu, ngo cyo dukomeze tujye imbere, dutsinde ibigeragezo, turwane intambara twizeye ko Yesu ari umunyembabazi. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Uyu mugabo akura hahandi bagutaye, akura hahandi insuzugurwa, akakuzamura. Urugero uzabirebere kuri Dawidi. Dawidi yavuze ijambo rikomeye, aravuga imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho, ngo umwana w'insuzugurwa niwe uvamo umutware. Ngo ariko icyitonderwa, arageragezwa bikomeye cyane. Mwibuke ko Dawidi ageragezwa n'abo bavukana, ageragezwa n'abo bagendana, ariko ngo iherezo ry'ibyo niwe wavuyemo umutware. Nanjye kubwira ngo Dawidi yaratowe, nyuma aza gukomera. Nawe uyu munsi wa none nkurikiranye, watorwa n'iki? Wakemera kubaturwa n'aya magambo y'Uwiteka, maze handi wari waratawe n'imiryango bakakugarukira kubw'iki Imana igiye gushyira mu ruhande rwawe, kubw'amagambo n'agakiza n'imbabazi by'Imana bigiye kumanukira mu ruhande rwawe. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nyemerera rero nawe wemere gutorwa na Dawidi, wemere kubaturwa, wemere kuva mu byaha, maze Imana ikugirire neza, Imana ikugirire imbabazi. Nyemera wowe wasubiye inyuma, dusengane. Wowe utarakizwa, tukaduhere ku batarakizwa. Wowe utarakizwa, nyemera ugiye kwatura aya magambo, ubundi yasubiremo. Yesu yaravuze ngo nimwizeze umutima mukatuza akanwa ko Yesu ari umwami n'umukiza, muzakizwa. Wowe utarakizwa, ugiye gukurikirana aya magambo ngiye gusubiramo, nawe yasubiremo, ubundi dusengane. Ugiye gusubiramo, ugiye gukomeza ku maso yawe, umanike ibiganza byawe, usubiramo uvuge ngo Mwami Yesu, maze kumva iby'ijambo ryawe rivuga, nsinzwe n'urubanza, nemeye guhindukira n'agahato, nemeye gusezerera imigambi yose y'umwanzi n'ibyo Satani yanyomozagamo igitugu, nemeye kugendera mu nzira zawe, nsize imikorere yose ya Satani, nemeye ngo uzukire muri njyewe, kandi umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Naba ari njye ukiyobora muri njye, ahubwo aba ari wowe Kristo nakiriye uyu munsi unyobore. Genga ibyanjye n'abanjye,
unyobora aho ushaka ko mba ndi naho ushaka ko nkorera none n'iteka ryose. Sezereye imikorere ya Satani n'ibyo byose, nemeye kuba uwawe none n'iteka ryose. Amen. Imana yo mu ijuru kugire neza wasubiyemo amagambo, hanyuma wowe watuye amagambo Yesu agumugisha wumve ko ukijijwe kandi ntuzongere gusubira inyuma ukundi. Hanyuma ushaka itorero rikwegereye ry'umwuka rizakubatize niba utabatije, hanyuma rizakubatize, hanyuma nawe uyu munsi wa none Yesu nawe ugiye mu gitabo, uvuye mu gitabo cy'abanyabyaha ugiye mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Yesu akugire neza kandi akurengere. Hanyuma tugiye gusengana wowe wari warasubiye inyuma, nsengera nawe umaze gukizwa, dusengera n'igihugu cyacu, dusengera n'itorero muri rusange, dusengera n'umurimo w'Imana, kandi Imana mu ijuru komeze kubagirira neza. Ijambo ry'Imana muri sharinge, kandi mukomeze gukora sabu, mukomeze kudushyigikira, mukomeza gukora n'amakomante, mukomeze kudushyigikira. Hanyuma ibitekerezo biremewe kuri channel ya Abefeso TV, hasi haba hari nimero wemeye kwandika, cyangwa udukeneye hariho nimero waduhamagara. Hanyuma hari igitekerezo ushaka kutugezaho wakandika muri commentaire cyangwa nimero ziba ziriho nabwo waduhamagara. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Turi mu gihe cyo kugira dukwirakwiza ubutumwa bwiza, ujye usharinga abagenzi bawe ubutumwa bwiza nabo babwumve, kandi ubukwirakwiza no ku masitati no ku magroupe yose abantu bose babwumve. Dukwiye gukwirakwiza ubutumwa bwiza ahantu hose. Nta mpamvu yo kugira ngo telefone yacu ibe itamamaza Kristo. Nyemerera ku masitati yawe hajya haba ari ubutumwa bwiza bwa Yesu, hariho amalinki y'ijambo ry'Imana, hariho amalinki y'indirimbo, hariho amagambo meza y'ibyanditswe. Mu magroupe yose uba mutangaza ubutumwa bwiza, kuri WhatsApp yawe utangaza ubutumwa bwiza, mu nshuti zawe bamenyeshe iby'ubwiru bw'Imana, naho uri hose wamamaze Kristo muri wowe, kuko nicyo Yesu yagusigarije kugira ngo nawe wamamaze ubutumwa bwiza, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Munyemere dusenge kandi dukomeze twizere Imana, dukomeze twubaha Imana, kuko Imana igambira kutugirira neza, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ushoboye byose Mesiya, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ndagushimiye Jehova, ntacyo nongera nicyo ngabanyijeho ku ijambo ryawe, ariko ndasenye nsengera abera bawe, nsengera abari barasubiye inyuma, ubaha imbaraga zo kukubaha no kubahisha, kandi ubashyigikire mu izina rya Yesu. Ubaha imbaraga zo kugira ngo bongere batandukane n'imbaraga z'umwanzi. Umuririmbyi wa 99 yaravuze ngo nshatse gukurikira buri munsi Yesu, ngo mu gihe hagira ikibazo kigashaka kunesha inzira yawe, ngo uzaze uca umugozi uzamuboshye umutima. Nanjye ndasenye nsengera abera bawe, iyi migozi yabatandukanya kandi ubwiza bwawe, byaba ari imigozi y'ibyaha yose uyice mu izina rya Yesu, kandi utatangirize mu nzira zirindwi imigambi y'incakura, yaba ari karande zo mu miryango zibakururira gukora ibyo badashaka, ubikubitire kure. Mwami, ibitekerezwa mu mitima yabo bitagoshe icyo barubikorope muri bo, kandi kubera ko ijambo ritubwiye ngo dore kuba kwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ubaha imbaraga zo kuva mu byaha. Dawidi yaravuze ngo byose tubishozwa na Kristo duha imbaraga, nabo bashyikire kandi ubarengere muri byose mu izina rya Yesu. Arongera avuga ijambo rikomeye Pawulo avuga ngo by'isi nsigaye mbireba nk'ibibambwe, ngo nabyo bikandeba nk'ibibambwe. Nyemera ubaha imbaraga zo kugira ngo iby'isi babirebe nk'ibibambwe, nabo bibarebe nk'ibambwe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Arongera avuga ijambo rikomeye avuga ngo sinjye uruhabwa ni Kristo uri muri ngewe, ngo sinjye ugikora ibyo nibwira, ahubwo ngo sinjye ugikora ibyo nshaka, ngo nkora ibyo Kristo ashaka. Baha imbaraga zo kugira ngo bakore ibyo ushaka, ahubwo barinde gukora ibyo bashaka, kubera ko Yesu yaravuze mu ijambo ari gusenga aravuga ngo ugiye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka, kubera ko Mwami twebwe iyo bibaye uko dushaka, twebwe ubushake bwacu butujyana mu irimbukiro, ariko ubushake bwawe butujyana mu bugingo buhoraho. Niyo mpamvu nanjye nsengera abera bawe ngo ubahe imbaraga zo gukora ibyo ushaka, ahubwo barinde gukora ibyo bashaka mu izina rya Yesu. Nsengeye nabo bakijijwe, ubaha imbaraga. Iyi ntambwe bateye ntago yoroshye, kubera ko bavuye mu migambi ya Satani, ariko nyemerera ubashyigikire kandi ubarengere. Imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bagaragareho, umucyo wawe no kwera kwawe ukomeze kubamurikira, kandi umucyo wawe ukomeze kubarasira muri byose nabe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Nsengeye igihugu cyacu gihundagazemo amahoro, gihundagazemo uburinzi, ukirinde impuha z'intambara, ukirinde ibyorezo, ibitwaye abandi twebwe ubiturinde, kandi ukomeze kuturindira ubuyobozi bwacu, ukomeze kubwuzuza imbaraga, ukomeze kubuha ubwenge, ukomeze kubuha umwuka w'ubwenge, kandi natwe bayoboye uduhe kububaha no kubumvira, kubera ko batujyana ni heza. Izina ryawe ryongere ryamamare, igihugu cyacu kirindiremo imbaraga zawe, ugishyire mu burinzi bwawe, ugishyiremo gukora kwawe, imbaraga zawe no kwera kwawe bibagaragaremo. Uturinde impuha z'intambara, uturinde ibyorezo, intwara abanzi bacura kuturwanya mu gihugu cyacu bikubitire kure, ahubwo utwagurire imbago, utwagure mu buryo bw'agakiza, utwagure mu buryo bw'imisengere, utwagure mu buryo bw'iterambere, utwagure muri byose mu
izina rya Yesu none n'iteka ryose. Nsengeye abarwayi nabo ukomeze kubarinda, ukomeze kubashyigikira, abo baganga bahaye ibisubizo byo kubabwira ngo bategereze urupfu, wowe mwami mu rupfu nabonye ukuramo ubuzima, ugende ubagirire neza, ubahe ubuzima kandi ubashyigikire, ubagoteshe kwera kwawe, ubagoteshe imbabazi zawe. Nsengeye n'abari barasubiye inyuma nabo ubahe agakiza kawe, ubakure mu bata bw'umwanzi, wongere ubagarure mu buntu bwawe, kubera ko waravuze ngo umukiranutsi naho yagwa nagazarambarara, ngaho bagire neza kandi ubarwanirire. Amahoro n'imigisha bikomeze biganze, ukomeze gutanga uburinzi bwawe mu murimo wawe, ukomeze kwagura imbaraga zawe n'urukundo rwawe muri twebwe, ukomeze kuduha umwuka wawe w'ubwenge, ukomeze kutuyobora no iteka ryose, ukomeze kuturindira muri byose none Jehova, izina ryawe ryongere ryamamare, abera bawe bongere bakubone mw'isi yose, twongere tubone amahoro n'ubudahangarwa, uduhe gusenyera umugozi umwe kubera ko nawe data uri umwe, uduhe kugira urukundo, uduhe guhuriza hamwe, uduhe kumvira abatuyoboye n'abo tuyoboye, kandi uduhe gucira bugufi mwami mwuregeze mwiza abaturuta n'abo turuta none n'iteka ryose. Nsengeye ingo zari zarasenyutse, wongere uzubake, ingo zari zibuza amahoro, wongere uzisiremo aya mahoro, kandi mwami n'abakeneye kubakira ububakire, abasore bakore mu busore, abakobwa bakore mu bukumi, imbaraga zawe zongere ziganze kandi zikomeze zitegeke, uduhera abantu ubwenge, abazakora ibizamu zabaye gutsinda, kandi amahoro yakomeze kutugotana n'iteka ryose, ukomeze kuturindira mu buntu bwawe no kwera kwawe, icyo wari unikoze bibi byawe kubikwiriye none n'iteka ryose. Ndagushimiye kubyumvishe, icyo wari unikoze bibi byawe n'imbaraga z'umwuka wera. Amen.